bakundwa bene data nshuti z'isarura 12 ndabahugura mbabwira ngo nimurekeza ibyago igihugu mu izina rya Yesu Kristo. Bibiliya tubwiye ngo abantu bajugunye ibintu byabo, abantu bamaze gutakaza indangagaciro zabo, abantu bamaze gutakaza ibyishimo byabo kubera abantu bamwe bateje iki umuyaga, bateje ibyago bikomeye. Imana iravuze ngo garukiraho ngaho, garukiraho wihunga Imana naho wahungira Imana, kugira ngo ubufindo bugaragaze ninde wateje bino byago byose, ninde utumye bino byose turi gunyuramo, turimo gucamo, ninde ubiteje. Tugiye kumumenya, kandi uyu muntu nta yindi yishuwa yindi izabisigaye uretse kumujugunya mu nyanja. Imana ngo nuko Yona arangije arababwira ati nigiye ubateje bino byago byose kugira ngo mworoherwe, kugira ngo mukire, kugira ngo mubone amahoro, kugira ngo mubone umutekano no kubaho, nuko mumfata mukanjugunya mukanja mwakira mukoroherwa, kuko ari giye ubateje ibino byago byose. Mwene data, ubundi ni wagarukiraho tutarenze kujubire ngo nubwo uteje ibi byago hari nabandi bafite power, hari nabandi bafite imbaraga zo kuguterura mu mase. Reka twongeye tubashimire inshuti mudukurikiye kandi banywanyi bacu hano turi ni kwisarura 12 TV. Kakanya rero turi kumwe n'umutumirwa, nakubwira nti wowe uri mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, ndetse nawe uri mu mujyi wa Kigali, ikaze cyane. Tera gatebe uze tubane hano kwisarura 12 TV, aho tugiye kumva ijambo ry'Imana. Turi kumwe n'umukozi w'Imana, mukanya turamuha kanya atwibwire. Ariko kandi nawe uri muri East Africa, muri Afrika yose no hanze ya Afrika, handi tubona imigabane itandukanye, Asia, Oceania ndetse na Amerika, nawe tuguhaye ikaze. Mu diaspora aho uherereye hose, nawe wumva ururimi rw'Ikinyarwanda, tuguhaye ikaze. Karibu cyane mutumirwa wacu, navuga nti uraho neza. Muraho amahoro y'Imana bane nawe kuri twese kandi namwe muhorane. Yego rero tuguhaye karibu cyane kugira ngo tugezeho message cyangwa se uyihe message ku abakunzi bacu badukurikiye, kugira ngo tugendane tuziranye. Amen. Reka mbibwire, amazina yanjye ni yandi, nitwa Nzabandora Patrick. Nshimiye Imana ko Imana iduhaye umugisha wo kongera kuboneka imbere ya kamera y'isarura 12 TV, tuje kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga Imana mu izina ya Yesu. Mana data wa twese uri mu ijuru, wowe uriho kandi wahozeho, Imana y'icyubahiro kandi Imana y'imbaraga, ibeshaho byose kandi gategeka byose, tugushimiye ko uyu mwanya tubonetsemo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana hano kwisarura 12 TV kubadukurikiranye kandi baduteza amatwi kandi badukunda buri munsi. Ndasenze kugira ngo umugisha n'amahoro yawe bibe kuri twe twese, kandi udushyigikirishe ukuboko kwawe kwiza n'imbaraga zikomeye. Niko tubisenze kandi tubisabye, twizeye ko abarwaye uri bubakize, kuko uri umukiza wabo mu isi bose, cyane cyane wabakwizera. Twizeye ko Mwami Imana ab'imibabaro ari wowe Mana ihumuriza abafite imitima ikomeretse. Urakoze kuko uri Imana yumva kandi gakora ibikomeye bitangaje bitarondoreka, ni mu izina ryawe ryera Yesu tubyambaje, amen. Reka dukomeze ijambo ry'Imana. Uyu munsi wa none mbazaniye ni ijambo dusanga mu gitabo cy'umugabo bita Yona, igice ni cya mbere, turahera ku murongo wa 4. Turaba turi ku ntego ivuga ngo wirinde guhunga Uwiteka udateza ibyago igihugu. Imana itugirire neza. Wirinde guhunga Uwiteka udateza ibyago igihugu. Imana itugirire neza. Ijambo riravuze ngo maze Uwiteka yohereza umuyaga mwinshi mu nyanja, mu nyanja habaho ishuheri ikomeye, inkuge yenda kumeneka, abasare baterwa n'ubwoba, umuntu wese atakambira ikigirwamana cye. Ibintu bari bitwaye mu nkuge babijugunya mu nyanja ngo boroherwe, ariko Yona we yari mu nkuge hasi cyane aryamye yiseguye. Imana itugirire neza. Katuyongeza umurongo waho wa 6. Nuko umutware w'inkuge azaho ari aramubaza ati wa munyabitotsi we,
munyabitotsi we, byuka utakambira Imana yawe, aho Imana yawe yatwibuka niturimbure. Imana itugirire ubuntu cyane. Reka wenda ducugikira ahangaha mu magambo dusomye, ariko aya magambo dusomye ni amagambo atwereka umugabo bita Yona n'igihe yahungaga Uwiteka. Natwe twari turi ku ntego ivuga ngo nuhunge Uwiteka udateza igihugu ibyago, cyangwa se udateza abantu bagenzi bawe ibyago. Muri iki gihe cya none iyo twitegereje mu isi ya none, mu isi y'ibijyanye n'umwuka cyangwa n'ivugabutumwa, turi guhura n'ibishuheri nyinshi itandukanye. Twebwe abantu bakunda Imana dusenga duhuye n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko kandi ibyo byinshi nibyo biteje abantu b'Imana ibibazo. Kubera iki? Abantu bamwe bahunze Imana, ariko uyu munsi wa none wowe mwene data, we wahunze Imana, garukira Imana, kuko urimo guteza abandi ibibazo, uri guteza igihugu ibyago. Imana ikubabarire. Uyu mugabo bita Yona ni umugabo tuzi amateka ye. Yona tuzi amateka ye, tuzi rimwe na rimwe ku nkuru ze, kenshi abantu bazi ku nkuru yuko yamizwe n'urufi. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri ijambo ry'Imana, turebe se muri iminsi ya none duhagazemo, hari Yona ukihari, hari Yona ukiriho? Mbese niba Yona gihari, niki akwiriye gukora? Wirinde guhunga Imana. Imana itugirire neza. Bibiliya yavuze ngo, yuhereye ku murongo wa mbere, bavuga ko ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yona rikamubwira ngo nagende Nineve ajye kuburira ubwoko bw'Imana. Yona kugira ngo ajye Nineve arahunga, afata inzira ijya i Tarushishi, ahunga Uwiteka. Hari uwavuze ngo naho wahungira Uwiteka, kandi koko ngo naho wamanika icyari cyawe hejuru, ijisho ry'Imana ryagukurayo. Yona ari numwe mu bantu bahunze Imana. Muri iki gihe cya none dufite abantu babaye nk'abahunga Imana, ariko wowe uneza amatwi, irinde guhunga Imana. Imana ahubwo niyo buhungiro bwacu. Imana itugirire neza. Imana ntabwo ariyo guhungwa, ahubwo Imana niyo kugira gute, niyo kwitabaza, kuko ari umutabazi. Imana itugirire neza. Biratubwiye ngo Yona yinjira mu bwato, yigira i Tarushishi, ahunga Uwiteka. Uwiteka abonye yuko amaze kumuhunga, Bibiliya itubwiye ngo iki? Uwiteka ngo yohereza ishuheri y'umuyaga mu bwato, yohereza ishuheri y'umuyaga mu nkuge, ngo umuyaga uba mwinshi, ngo ubwato bwenda kumeneka. Ngo nuko abantu bari kumwe na Yona mu bwato, niko Bibiliya yatubwiye, ngo barangije bagira gute? Aba bantu bari kumwe na Yona, ngo barangije ngo batangira gufata ibintu byabo, ibicuruzwa byabo, batangira kubijugunya mu nkuge kugira ngo boroherwe, barebe ko bakoroherwa, inkuge yakoroherwa, uyu muyaga n'ishuheri bikava muri ubu bwato. Imana itugirire neza. Maze iminsi nkunda kumva icyo bita teme cyangwa se terime zisigaye ziriho z'abantu bakunda kuvuga ngo shiramo imiyaga. Reka mbabwire bantu b'Imana, ibi bintu ntabwo ari byo. Imiyaga irica, imiyaga irarimbura, nta cyiza cy'umuyaga. Imana itugirire neza. Ahubwo mukwiriye gukoresha wenda teme ivuga ngo Imana ikugirire ubuntu, kuko Imana ikugiriye ubuntu watabarwa kandi ukarengerwa. Rero iyi nkuge y'aba bantu bari kumwe na Yona, biravuga ngo batewe n'ibibazo cyane, ngo ariko Yona we yari yamanutse, ngo ajya hasi mu nkuge ariryamira, arisinzira. Nagira ngo mbatangarize torero, nagira ngo mbatangarize bakristo bene data, mwebwe munkurikirana ku Isarura 12 TV, nagira ngo mbabwire ngo hari abantu benshi baduteje ibibazo, baduteza ibyago byinshi bikomeye cyane, kugeza nubwo bagiye bakiryamira bakisinzirira, ariko nyamara barateje ibyago byo guhunga Imana. Bantu b'Imana, mwamaze gutandukira, muhabana kure cyane n'umuhamagaro w'iby'Imana bahamagariye, biteye ibyago bikomeye cyane mu itorero ndetse no mu gihugu. Uyu munsi wa none hariho icyo bita ihungabana rikomeye cyane, bitewe n'abantu b'Imana bamwe bagiye bakerensa ubuntu bw'Imana. Nukerense ubuntu bw'Imana, Imana itugire neza. Wiba nka Yona, reka kuba Yona mu itorero, reka kuba Yona mu rugo rwawe. Hari umuntu uba Yona mu rugo rwe pe, agatandukira, ugasanga umuntu yatangiye gukora ibitandukanye n'iby'inshingano z'urugo rwe, bigateza umuraba mu rugo. Uyu munsi wa none, niba uri umugabo warabaye Yona mu rugo rwawe, ukaba waraciye inyuma umugore wawe, ndetse bikaba bizanye inkubi y'umuyaga ukomeye mu rugo rwawe, bishobora gutuma n'urugo rwawe rusenyuka. Uyu munsi isubireho, ongera uce bugufi, ugarukira Imana. Birashoboka ko waba uri
umudamu wateje ibyo bibazo, birashoboka ko waba uri umwana mu rugo utarimo kumvira ababyeyi. Uyu munsi wa none reka ingeso mbi urimo uyu munsi wa none we guteza umuyaga mu muryango. Umuryango umaze gushwambagurika no gushwana cyane, uso na nyoko nibagihuza kubera wowe wa mukobwa we wateje umuyaga, kubera yuko wahindutse umwana wa nyina, wahindutse umwana wa so. Uyu munsi wa none uteje ibibazo, none wahunze Imana, wahunze umuryango. Garukiraho ngaho, ndi kukubwira ngo garukiraho, reka guteza ibyago mu muryango. Imana itugirire ubuntu cyane. Bakundwa bene data, nshuti z'Isarura 12, ndabahugura mbabwira ngo nimureke guhunga Imana, mwiteza ibyago igihugu mu izina rya Yesu Kristo. Bibiliya yatubwiye ngo abantu bajugunye ibintu byabo, abantu bamaze gutakaza indangagaciro zabo, abantu bamaze gutakaza amahoro yabo, abantu bamaze gutakaza ibyishimo byabo, kubera abantu bamwe bateje iki? Umuyaga, bateje ibyago bikomeye. Imana iravuze ngo garukiraho ngaho, garukiraho wihunga Imana, naho wahungira Imana. Imana itugirire ubuntu cyane. Mu ijambo twasomye Bibiliya yatubwiye ngo umutwaro utwara inkuge abaza Yona, aramubaza ngo niko wa munyabutotsi we wisinziriye ugaceceka, uzi ibyago biri kuba kandi ari wowe ubiteje. We wisinziriye ugaceceka, wowe uzi amakuba urimo guteza, garukiraho ngaho. Ni iki gitumye usinzira? Imana itugirire umuntu cyane. Nibutse ko uyu mutwaro utwara inkuge yaramubajije ngo niki gitumye usinzira, byuka nawe utakambira Imana yawe, turebe yuko yadukiza bino byago. Hari ibyago twatejwe n'abantu, ariko se twabikira dute? Ibi byago niki cyabidukiza? Kandi umuti w'ibi byago ufitwe n'abantu bamwe bahunze Imana. Garukiraho uhunga Imana mu izina rya Yesu. Aramubwira ngo takambira nawe Imana yawe, turebe yuko yaturengera. Mbere Bibiliya igaragaza yuko aba bantu buri muntu wese yatakambiye ikigirwamana cye, ariko ntibyakora. Yona rero ngo bamugezeho baramubaza ngo mbese ubundi wowe uryamaho uri muntu ki? Ukomoka he? Mu kihe gihugu? Uri mu kihe gihugu? Uri bwoko ki? Yona ngo na confidence nyinshi arababwira ngo ngende umuheburayo, nubaha Uwiteka Imana yo mu ijuru yaremye inyanja ikarema n'isi. Bantu b'Imana, abantu barabizi yuko koko Imana bakurikirana, bafite Imana dukorera yitwa gikurikirana, ikurikirana buri kintu cyose, ni igipfa kurekura uwo yafashe. Bantu b'Imana, muteje ibibazo, muteje ibyago isi, nimureke tugarukiraho ngaho. Imana itugirire ubuntu cyane. Yona urumva ko yarari confidence nyinshi, arimo yahunze Imana. Ariko kuki abantu bahunze Imana? Imana ibahaye ubutumwa bwiza, bajya kure ndetse n'ubutumwa Imana ibahaye, kubera inyungu z'ibyo barimo bifuza zitagize icyo zigize gute zimaze. Imana ibarinde guhunga Imana mu izina rya Yesu Kristo. Mugarukiraho mugeze mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Ku murongo wa 7 twasomye havuze ngo bose baravugana bati nimuze dufinde ubufindo. Bose barahoteranye, babonye ibyo bagerageje byose, batakambiye Imana zabo nizemera, barangije bajugunye ibintu byabo mu nkuge nibyemera, ngo nuko baraterana bose baravuga ati nimureke dufinde ubufindo. Igihe cy'ubufindo kirageze. Wewe wahunze Imana, igihe cy'ubufindo kirageze, kugira ngo ubufindo bugaragaze ninde urimo guteza ibyago. Banyarwanda ba Kristo torero ry'Imana, nagira ngo mbabwire ngo ubufindo bugiye gukorwa bw'Uwiteka, bugiye kugaragaza abantu bateje umuyaga, bateje ibyago mu gihugu. Mugarukiraho ngaho. Turi ku ijambo rivuga ngo nimugarukiraho. Ureka guhunga Imana witeza ibyago, reka guhunga Imana witeza ibyago itorero, reka guhunga Imana witeza ibyago igihugu. Garukiraho, Imana itugirire ubuntu cyane. Ngo bafinda ubufindo, ngo nuko ubufindo bufata Yona, niko Bibiliya ivuga. Ubufindo barabufinze bugenda bufata uyu mugabo bita Yona. Ngo bumaze gufata Yona baramubaza ngo niko niki udukoreye koko? Nibwo bamubashije ngo ubundi uri muntu ki, uri bwoko ki? Arababwira ngo ngewe ndi umuheburayo, nubaha Imana yo mu ijuru, ngo kandi yaremye inyanja ikarema n'isi. Ngo abantu babyumvishije ibintu avuze ngo baterwa ubwoba burabafata cyane, kuko ababwiye ukuri kose, bamenye ko ari we urimo kubateza ibyago. Ariko natwe twitegereje turi kubona yuko abaduteza ibyago barahari, ndetse dufite ubwoba bw'abantu baduteje ibyago. Imana itugirire neza. Igihe kirageze nshuti y'umusaraba, kugira ngo ubufindo bugaragaze ninde wateje bino byago byose, ninde utumye
bino byose turi gunyuramo turimo gucamo ninde ubiteje tugiye kumumenya, kandi uyu muntu nta yindi yishuwa yindi izabisigaye uretse kumujugunya mu nyanja. Imana itugirire neza. Biratubwira ngo nuko Yona arangije arababwira ati nigiye ubateje bino byago byose kugira ngo mworoherwe, kugira ngo mukire, kugira ngo mubone amahoro, kugira ngo mubone umutekano no kubaho, nuko mumfata mukanjugunya hehe, mukanjugunya mu nyanja, mukajya mwakira mukoroherwa, kuko ari giye ubateje ibino byago byose. Mwene data, ubundi ni wagarukiraho tutarenze kujugunya mu nyanja. Nagira ngo mubwire ngo nubwo uteje ibi byago, hari n'abandi bafite power, hari n'abandi bafite imbaraga zo kuguterura mu masengesho bakakujugunya mu nyanja y'ibibazo n'ibigeragezo wowe utazabasha kwikuramo. Rero reka guteza ibyago, uteza ibyago igihugu, uteza ibyago itorero, uteza ibyago abantu b'Imana. Rekeraho, garukiraho ngaho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turi kunega ivuga ngo reka guteza igihugu, reka guteza itorero, reka guteza urugo rwawe ibyago, garukiraho ngaho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ikugarukeho kandi igutabare cyane. Yona ngo nuko nibwo bamufashe bamujugunya hehe, bamujugunya mu nyanja. Yona baramufashe bamujugunya mu nyanja, bakimujugunya ngo hari ifi yiteguriye guhita imumira, ako kanya ifi iramumira. Niba uhamagariwe gukorera Imana, korera Imana udahunza Imana mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi n'umukiza. Mwene data mukundwa, narindimo nkubwira ngo garukiraho, reka guhunga iki Imana. Imana yabera itugirire ubuntu cyane. Nta muntu wiringiye Imana, ndetse niki gitumye wiheba, gitumye uhunga Imana. Ari abantu benshi ngo bamaze kubona yuko ibyo babwiwe n'Imana mu masezerano yabo bitagisohoye, ngo bitumye bumva barambiwe, bitumye bumva barekuye. Ariko nagira ngo ubwire ngo urekuye uwagufashe watakurekuye, urekuye uwagukunza atigeze akurekura. Niyo mpamvu rero wowe ushobora guteza ibibazo umuryango wawe, ubona kaga kenshi n'ingorane nyinshi biriho kandi bigomeje kubaho, nuko abantu bateje ibyago ndetse bizanye ingaruka nyinshi zikomeye cyane. Garukiraho ngaho, reka guteza ibyago muntu w'Imana, nshuti y'umusaraba wa Kristo. Imana iragukunda, Imana irakwishimira, niyo mpamvu yumva yuko udakwiye guhunga. Yona utagira ngo kugira ngo ifi mumire, ntabwo ari uko Imana yari yanze Yona, ahubwo yashakaga kugira ngo igaruze Yona ubugwaneza, ariko Yona aranga ifi irenda ubwimumira. Rero bivuze ngo iyo wanze kugira ngo wumvire neza y'Imana, uzumvira agahato k'Imana. Reka kumvira agahato k'Imana, ineza y'Imana igigize gute igihari. Rero bakunzi bisarura, nagira ngo mbabwire ngo mugarukiraho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, kuko Imana irabakunda cyane. Haleluya. Twagira duti niba twari tugeze ku musozo, simbizi, ariko se kandi wari udukurikiye aka kanya, washyiraho agakeregeshwa kugira ngo agire ikintu avanamo nawe. Agakerekeshwa nashyira kuri iri jambo ni rivuga ngo muri iki gihe cya none, bitewe n'intambara cyangwa se ibibazo uhuye nabyo, nazi uko bingana, bye kugukura ku Mana bituma wahunga iki Imana. Kimwe mu bintu byatumye Yona ahunga ni ukubera ibibazo byari bimuriho, yanga kujya gutanga no gutumika ubutumwa yari ahawe n'uwari umutumye, bituma ibyo bibazo bye rero yifatira iyindi nzira itandukanye n'iy'Imana yari imwoherejemo. Ari nabyo byaje gutuma biteza ibyago abo yagiye asanga, noneho biza nawe kurangira bimugejeje mu nda y'iki y'urufi. Rero nababwira ngo mwene data, bitewe n'ibibazo ufite cyangwa makuba cyangwa ingorane cyangwa ibigeragezo, bye kugutandukanya n'urukundo rw'Imana, kandi Imana ari umutunzi w'imbabazi. Turimo turasoza, Imana ibaha umugisha. Turagushimiye Mwami Yesu, umugisha buri muntu wese warudukurikiranye ku Isarura 12 TV. Amahoro n'umugisha bibane nawe mu izina rya Yesu, amen. Kiraho nimero yawe. Nimero yanjye ni ya yindi, ni 0787 8511 7. Wayisubiramo? 0787 72 8 72 0787 72 85 11 7. Yesu abaha umugisha. Haleluya. Amen.